Natekereje nabi. Uri kubona hari umuntu waguha amafaranga yiwe uzi ijambo ry'Imana se? Ijambo ry'Imana se ryananira muri Hasani nako muri Luka nahayoberwa. Ngagira ijambo nsomera numve. Nyine umva hari haruguru hariya. Nyine ikintu cyanzanye bareba hari umuntu Nkungu cya MICHOUSE ko kiba cyanyiciye gahunda. Halo. Ni MICHOUSE. Nkawe vipi zawe mwana? Wina gutegereje ndikubwira ngiye niri wahangaha vipi zawe ibintu bankoreye nibiki. We twavuganye ati mu gitondo rabangezeho uri kubona se umuntu ari bubeyo gute. Igifu kiri gusya banguka. Amasaha yageze we naguri. Yego. Mu rugo mwana wihute. Ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bari yahuye se. Nawe menya warabyibagiwe. Nga amasegonda ngahe. Nari bihute nubwo uri kumbeshya. Byo ngibyo uze kubibwira abo turaba tugiye kutoborera. God have mercy upon Bansuza mu bikoresheje iminota 2 nene nakubwiye amasegonda ne. Wowe umuntu yagiye kugutirira Bibiliya uyu mwana uheruka mu tsengero rya. Ibyo se nibyo ndi kukubaza. Wavuze se ibyo uvuga nkangi tukajya gutubura niba ari no gutubura. Ahubwo ngiye ikintu nashaka kudufokasingaho nukuntu turi bubona amafaranga. Izo Bibiliya zaduha amafaranga. Erega nibyo nkubwira sibyo uyu mushinga na wize neza. Bagenda na Bibiliya fatwa se. Erega none reka nkubwire sibyo. Dusoma muri mwitangiriro 20 ngiye ko najya nsinga ibingibi biri kubima ngo bimarire. Se kutagisenga ibyo birande. Umva rero Bibiliya avamo amafaranga gute? Siba ngaho. Shaka kujya mu bushomeri ukabuguma amateka byose. Ahapinye nibyo nicyo cyatumye we kubiruza ubwenge nicyo cyatumye nkwamaga. Sawa rero. Umuntu ubwenge aho niho hambere. Nga nyine bivuga ukuntu twabonamo amafaranga. Aho wazi ibyo no gusobanura. Mbwira nyine gira vavu. Tugiye kujya gutubura. Turatubamuye buryo. Tugenda twize abapasiteri. Tutubura abantu nitumara kubasengera tubwati baduturi. Dutanga ya kode y'abashomeri. Ikibazo yabagiye muri koperative. Turatanga ya. Banza umva ikintu ndi kwibaza. Turi butubure he? Turajya mu mwana ruguru. Siko wasaze. Aho watekereje nabi kabisa. Natekereje nabi. Uri kubona hari umuntu waguha amafaranga yiwe uzi ijambo ry'Imana se? Ijambo ry'Imana se ryananira muri Hasani nako muri Luka nahayoberwa. Ngagira ijambo nsomera numve. Uziko wambonye haranditswe ngo ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Ako Yesu yatubeshye. Niba ari n'umuntu wanditse iki gitabo yatubeshye. Umuganura ko warangiye waje muri Bibiliya gute? Ndikumva ibyaho ahubwo byakunze. Ubu singiye ko nta jambo nzi ndabigenza gute? Ega ibyo nkubwira sibyo. Niba wowe bidakunda uzajya ugenda inyuma yanjye. Nimvuga Yesu uvuga amen. Nimvuga haleluya uvuga ati Yesu. Nimvuga Satani uvuga ati yaratsinze. Ikintu ndi kwibaza si turi bugabanire hamwe? Turagabana hamwe se wowe kuri buri kugenda uvuga Yesu. Ubwirize wambwa we. Banza wumve ukuntu turi bubigenze. Nago wanyiba ukuntu turi bubigenze none. Apo turapasu 50. Nushaka umbwenge ngiye mvuge n'igishino. Nyine nta kibazo. Turapasira 50. Tugira ku buko bwako tubaterete. Happy. Dufokasinge ku kazi niba ari amafaranga tujyanye na amafaranga. Nase wawe amafaranga udafate no kumupu. Turashize none. Uko wasa. Dufokasinge ku kazi. MICHOUSE nje niki nagushidikanyijeho. Niba ari amafaranga niya tujyanye. Icyo kuto kugitekereza. Kamumbwiza ukuri. Akugira ngo nane nimbwa nkawe. Ngenda byikorana none. Okay nare bitugenda. Kuba ngiye turi bugabane. Icyo upfa amafaranga. Nta mafaranga. Chaho tugende. Iki gitekerezo cyawe sinyamibwa kabisa. Ubundi wasaze. Nusuri kubona turi bwirirwe kuri rizo. Wategereje ikizo suko ngabanya amagambo abantu bagajo tukababwira cyangwa tukabyihora tukamera tukanywa amazi.
ushaka inka ryama nkayo koko ndabibonye. N'inka hano ni umuhanda ushaka umuhanda arambarara nkawo. Nta kundi nyine. Baca umugani mu kinyarwanda ngo akabari k'inkoko kamenywa n'akabari yanywereyemo. Uwo mugani ni uwuhe muntu wawuvuze? Ubundi ni MICHOUSE. Yenda dore nguriya cyane. Wenda sibyo tureka ibintu by'ubugoryi watubamukuramo nka 2 gusa se ni 2 ose urabona kagaragara nk'akana rega ndabona wagira n'agapede agaki ubundi se umuntu wambara ishati y'umweru mwihorere tangiye kurengero cyangwa uri kuvuga ngewe uri kuvuga ngewe ese wowe icyo gikari cyawe nari yanze bayura mwana wana ari aho buhuri wasanga bano mutumye no guhaha tumugereho nyine oya aradusanga simbona arimo ibutike singiriye God have mercy upon us. ukunda ibintu by'Imana? Imana urayizi ubundi mubwire ndayizi Imana yabivuze yarabizi uyu nguyu umubaza ajya bakwita bahita rusatsi nabyo yari yabibonye nabyo yari yabibonye n'amazina yari yayabonye ugize umutinganyi karabaye ariko ngo dukoze gutya kubitenyuko nako sorry Imana yari yabimbwiye yari yabimubwiye ayi wowe wimuhuko kwajyana umutinganyi nawe wabibonye genda umutinganyi ninde bivuze akira gakiza burera hari ibintu Imana iri kutwereka hari ibintu Imana twese mubwire mico mubwire rero hari ibintu Imana iri kutwereka muri Luka 6 murongo wa mbere mubwire sha haravuze ngo yanze gukizwa murongo wa mbere haravuze ngo muzabona ishyano singaha muzabona ishyano abatubaha Imana muzaribona abadatanga amaturo muzabona ishyano singibi muzabona ishyano none wowe kubera icyo tubaha Imana buri ibitweretse ibintu byinshi nuko dushaka kumva yubaha Imana ntabwo ushaka kuyubaha ubuse Imana yamukweretse Imana irambeshye arabivuze Imana irabeshye oya ntabwo Imana ibeshye Imana ntabwo bahagaza Imana wizabana agarara abahungu bende barapinga icyo kintu si ukizi nawe kubera ikiraro uri muri akanya k'Imana itari umugabo Imana irabeshya Imana ntabwo ibeshya ituro ryishimwe rero umva irahita kujyana mu ijuru nigaruka asigara icyumweru kimwe ngo ihite igaruka haleluya hari ibintu Imana umutima wawe wese hari ibintu Imana imbwiye ufite amafaranga ndayafite nese wakemera gutura ituro ry'ishimwe ushima Imana ko ikomeje kukurinda muri iyi minsi waritura rishyira hano rero turiryo kurifatisha abakene ntago twarirya nose ngiye ko nura mu rusengero utura mu rusengero ariko gusenga ryane watayibanga nakubeshye meruka kujyayo kuri bonani twe twibonye kuri umunyabyaha sha erega no kujya gusenga kuri bonani kada abanyabyaha nka Imana yakumva se Imana yakumva nubwo yakumva Imana buriya nk'ubu aya mafaranga ugiye kuduha tugiye kugenda tuyafashishemo abantu abakene ntabwo twayarya tujye mu nzu y'imbohe tubahereze hari abantu babayeho nabi bose babayeho nabi ubwo se surya ukaryama ufite ibihumbi 10 20 zibaho ufite ababyeyi bombi nako bucecetse uyangana ko kukanura ufite ababyeyi bombi urarya ukaryama ntumbwire ko unituma natituma saro arituma tumusengera ajya nyara ndananyara uranyara ufite umugore nari mvugishijwe nako ufite umukobwa w'inshuti yawe uramufite n'abagore urabafite abagore barabuze ako kantu waba ubizi gute ko katari Imana ibimbwe ngo mbikubaze Imana igiye kuguhindurira ibintu amen ye kumusengera ku izina ibyo nkoze nawe ujya ubikora ku izina ry'Imana data na mwana w'umutagatifu amen ishara Imana Mana ufashe uyu mujama awitwa ndabyo nitwa rusatsi ufashe rusatsi ave mu butinganyi aba umuhungu muzima amen Mana yakumvisha kandi mubwire Mana akamubwira ngo turagishima kandi gutura nutura gusagutse uture byose ufite ntuze ko amafaranga nari mfite atari ayanjye Imana iragukubira erega haranditswe ngo sibyo
kugira ngo mumenye agaciro mfite ibintu byanyu mubingeregereshe Urabyumva sha? nzabagororera byinshi bisumbyeho harya byanditse harya nyibutsa ikibazo cyo ni muri bibiri ngaho zana amafaranga hahandi icyo zana amafaranga sha kubera njye nkunda imana ntabwo njye nabima amafaranga oya ntakiba ugira ngo se wayatwima humura imana izakugororera reka mbaye amafaranga kabisa ariko nari mfite amafaranga mwihangana amafaranga mfite kabisa nayangaya buriya do ahantu tujya tunayabika mwiyaduhaye senyisa nayandi mfite nayo ntabwo ari ayanjye isake nayandi mfite uko twayagusubiza telefone yanjye n'iyi phone ushobora kuyitura ariko bose ubwo ngubwo nibampamagara mu rugo ndababwira ngo wapi wayitugura iyindi telefone umwihorere erega sibyo biba byiza dufite n'agakode watwohereza niba unafite kuri momo dufite agakode kuri momo mfite arifiteho 2K byose n'ibihumbi bibiri imana iragukubira iragukubira rwose 17 17 92 82 handitseho MICHOUSE umura MICHOUSE wayabonye katureba akamesaje dore ngaka aha ubundi ni wowe imana iragushumbusha amafaranga iragukubira imana iragukubira ako gatatu gatatu ni 10 byarahindutse ndahita mbumukira no kuri kw'Imana kuri ya promosiyo byarahindutse nta kibazo urugendo duhire rero imana ikujyana imbere ndabona n'akamesaje kaje ndabona akamesaje kaje imana ikujyana imbere murakoze no kugira y'amahoro murakoze kabisa tujye twemererwa ko i Kigali ibi biracyabaho da ayo mafaranga se turayagabana gute cyambere nuko twagiye gufata ndi tukayagabanira rimwe ntacyo bitwaye ahubwo tugenda oya ritsi ara kikibuka ko tugituburiye duca hari umuntu undi midende duca hari tugende nare nta bandi njye yiseta ndayize ariko yiseta ndayize urayizeye ko wacaba turindire nyine turindire wenda ababona bona ari abanyacyaro ni 10,000 ayo makeya twagiye reka tubarindire bagera ahangaha babose batubabwire yagotubwira iki se wewe mutuze imana hari ikintu idutumyeho kuri mwebwe ko muduhagaritse ahangaha mugiye kutubwira iki ikintu tubahamagariye rero ni kimwe yesu yari abadutumyeho yesu wahehe yesu ntabwo mumuzi reka tumuzi turabwiriza uramuzira kandi wowe ukuntu ndi kukubona ubundi waba ufite icyuma ufite n'uru rusati ngo ube umuntu muzima ariko ntazi yesu ntabwo aba mwivida ntabwo aba mwivida aba mu ijuru nanjye ndabizi wowe kugaragara nk'umukirisi ngo bambona nandi ufite ese bakiri bose nuko abafite iki ngiki nawe wakakibajije kuki utakoze inda mbere y'uko ukora ese nibi mugiye kutubwira amena Haleluya amen haleluya yesu abadutumyeho mubanze muture mbere y'uko tubabwira dutura iki rero abakozi b'Imana tutari abakozi b'Imana turabone iki ni igice dufite mu ntoki ahubwo mudusamuze ku maturo uyu ni umukozi w'Imana umukozi w'Imana yambara bino bintu umukozi erega kuba ukorera Imana ni mu mutima ntabwo ari ukugaragara mu mutima twiyemeje twebwe ijambo ry'Imana Imana yabadutumyeho yaba nawe mutura rero tubabwiriza tunabasengera muve mu byaha muduhaye dutura nyine dufite turi kuburana nawe uratura nutura ahubwo ntabwo muzi ko mo kudusaba cyangwa twigende komeza niba mutabishaka komeza niba mudushaka nimugenda Imana irahita ibashaka ni abakozi b'Imana muragenda nimugenda reba nk'umwanya biba bidutesheje erega sibyo wowe umuntu yakubwira ukazana umugore yakubwira ukazana bari abantu baducitse gute rega wabonaga ko ari n'abantu badafite amafaranga ase abantu bafite amafaranga bose bareba ukabona rero sibyo genda ufate abantu ruguru sibyo ngewe reka tubire mu rugo bande nagama agakote ndaza ngusangayo wateze tukajyana oya reka ndaje iweba wijyanye ngewe reka mane mfate agakote tuya tugenda sibyo turavuga kare woze kubajugarika uri kumva agende bubashe kubajugarika ariko ubona amafaranga ariko ndajya menshi werega amafaranga we nugira ikibazo naboneka
turagira uko tubyerana. Turagira uko tubyerana uri muri amwe ngo turagabana 5 kuri 5. Okay, nari bingenda afata kane ufite 6. Reka umva nkubwire sibyo. Reka mande utangiye kugorana. Reka mande mvuze n'agakote ndagusanga hano rugo. Sikuri uyu muhanda uzamuka nando ndagusangayo. Ko ndi kubona se ushaka kunyicira imipanga. Uziko ni napanze kuhita ngura phone mwana. Icyo kututayi kugitekerezaho naguhamagaye mu gitondo nkubwira ngo mfite ibibazo byinshi phone yanjye yaramenaguritse ubu uri kumva ndi bubigenze gute. Ikintu cya mbere gihari sibyo. Sindi guhana sindi gutana. Mereza bira 2 nigendere. Mereza bira 2 nigendere. Akira yasenyise. Akira yasenyise. Mereza bira 2 nago nafata senyise. Mereza bira 2. Vugishwa nimero yawe wababyiho. Andika 079 dore ngaye yaje. Sawa genda. Cumi yanjye aho kumfera ukansekera wamenera urubizi ntacyo ukora mu igaru wikegera yokigurira pepo na pozo na sigara agutamura ntacyo ukora uri yahura G G G G ya OG kura mu mfuko uremera undi mu OG G G G ya OG Urimo tubure ntago byavumara. Umvatse bamba sikikarifu amayi ni kimwe cy'amatabi. vera kama naye ndaki God have mercy upon us. Ba mwana da wajya kumuvugisha. Kumwe muri aha ngaha se. Ikibazo kuba ndahasi. Nyine ngiye ikintu cyo kinzanye. Ese kutavuga? Utarimo kuvuga ko ngiye mfite indi gahunda nyina y'ingiye. Nyine umva hari haruguru hariya. Nyine ikintu cyanzanye. Bareba. Hari umuntu. Ese ko mano ufite bira urupasite cyangwa umuvuga bitumye? Aka kantu se. Kantu hari ahantu yengajyanye hari imbere. Hari umuntu ngiye kugashyira nyine. Harubwo kakubangamiye se. Oya, wongo rasa ku ntego uvuga icyo ushakira. Icyo mushakira nyine urumva. Urumva iki? Birakomeye kubivuga. Icyo ni igiti gikomeye. Ariko kambivundika. Nyine urumva. Watsenga gusaba akantu gatoya. Agakese? Hari akantu nshaka kugusaba. Watsenga amanuka no gatoya amasegonda make ndahita ngaruka. Nta kibazo. Ese abahungu b'iki gihe babaye bate? Garapro nigga bitch so I just about trip fesinta zidashitura deep Seke kigarutse mu biki. Umva wa murara we nako wamusaniwe. Hari akantu nshaka kumfasha mwana. imvira kama naye wallahi ngiye sinjya muzana indezi wa kintu Base ko mfite mu senkisa nagwanya umva mwana. Babura nakantu nshaka kunkura katanagoye. umva G ngiwe nahagurukira ku nkende wa kintu Inyende se nibiki kandi gaho nyumve na nyende mfite. imvira kama naye ndaki agahumbi wa kintu nicyo butumva mukinga Niba ari igihumbi ndakigwa nugira ikibazo ahubwo haguruka mubwiye amasegonda ngahe haguruka tugende mu dunya haruguru ho gatoya ni ibintu byoroshye rero tubinkora ni ibintu bireta birangira ihangane mani wihute twihute mwana mwaraga twihute mwana mwaraga Nuriya nakubwiraga sha unoze ushaka ko musturinde iryo wa kintu niba tugenda mu bimurire urongeraho 500 waruntu 500 ziki tugende asiyo we wambwiye. okay nari kanyende bikore mu buryo bwanjye so ushaka ko ngufasha se ari bitukarenge katuje kugutereta nyumvira ndege ndagaske nose mani hano icyo warunzaniye no gutereta umukobwa Ariko mwarasaze muje kuneta wese se? nyine urumva njye nabonye kukuvugisha bigoye narinzanye garafu ngaze dufatanye akunerete. Okay, ngaho ni munerete nombe. oya no kumuganiza Batangira akazi nakwishyuriye. Kumbe wanamwishyuye. Oya wumvishije nabi namuhamagaje ngaze
nyine amfashe kuganiriza mwembe babiri se yewe ariko n'uyu nguyu bumvugire ngaho namubwire nawe umeze ute se wanze no kudusuhuza mani nasi nta kuntu wamugana aya nabyo kumugwamo ngaho basi mwaka neza se yidi muri umuntu wabushari mani ntabwo uba umbona ariko ufata aya nyiraho nyamwunda ukunda umuziki se yes ariko nyine byo ntabwo nyine ndi umuproducer wa kintu ntabwo ufata se ese ibyo nakwishyura ko atari byo kuko okay ndagerageza nisubireho wakintu ego wankubise ubutwabuze ntari nimuvuga icyabazanye cyangwa mugenda nibagiye kukubaza izina ryawe twagumye muri byinshi nibagirwa kukubaza ese undi bakwita nde banitateze nase ko nagukunze mubwire ko ari njye wamukunze wacecetse wacyana ako se muri mu biki mwese urumva ndashaka kukuganiriza nta kuntu wakemera utankoraho wanyemera se basi tukajyana kentusi kentusi sawa nihe kandi tukayagufata nk'agacyayi hano hirya kabisa mubwire ko njye turajyana aho kentusi ariko wacecetse warwana gusa ndemera ndende basi ni igiki ubona nahindura basi kugira ngo wowe uburara reba wirebye ukazamura reba undi umeze ura ntakwemera ko njyewe ufite n'ibibiriya kandi wowe bibiriya hari umuntu nayinyi nako yariyunguye okay reka tubyanzure twumva hano harimo n'ibintu byinshi byakubaka wabasha guhinduka nawe reba nanjye ubwaye nemere gufata bibiriya ndi umurara ku bwawe urabona nagukunda baby hasi wanyumvishe hasi iki gipeti rwose sha ubundi nkamwe mubaye se bari abahungu kuko bari kurwana bapfa njye ibyo nakubwiye nibyo uri gukora amafaranga yawe yareke ntabwo ngikeneye kuvugana nawe kubera iki we asiki nanabarambiwe wowe ugarutse gukora iki hasi sinakubwiye ko ngukunda baby wanyumvishe basi umva baby isha nakubonye numva ndagukunze byatari nta kuntu wanyemera se tukajyana hano hepfo basi kwiyakira dore nagutesheje n'umwanya izuba ryakurenze usa na bike ni iki cyanyereka se ubundi kunkunda tugende tuganira uragenda ubyumva baby singo se okay cyane ese munsize hano umva nkubwire asakira n'ururabo